nongeye kubasuhuza nanone kandi mbaye ikaze ku Ibendera TV. Uyu munsi Kigali mu Rwanda barenga 3,000 bitabiriye inama ya YouthConekT Africa 2024. Ni inama iri kubera i Kigali, ikaba yatangiye uyu munsi tariki 8 Ugushyingo muri uyu mwaka 2024. Nitwa na Cretini Rushwa, ni ku Ibendera TV, ni kaza ariko mbere gato reka mbanze rongere mfata umwanya muto cyane bashimire mwe mubana natwe ku Ibendera TV, mwe mwakoze subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, ari nako nsaba mwe mutarakora subscribe kuyikora kugira ngo dukomeze kugenda tubana umunsi ku munsi mu nkuru zitandukanye tubategurira tukanabagezaho. Ni Kigali mu Rwanda, ni muri Convention Center ari kubera inama ya YouthConekT. Aha rero niho ubungubu utwerekeje. Ikaze ku Ibendera TV. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame kuri uyu wa gatanu tariki 8 Ugushyingo muri uyu mwaka 2024 yitabiriye inama ya 7 y'ihuriro ry'urubyiruko muri Africa YouthConekT Africa 2024. Ni inama ibera muri Kigali Convention Center, ikaba yatangiye uyu munsi, bikaba biteganyijwe ko izasozwa tariki 10 Ugushyingo muri uyu mwaka 2024. Ni inama yitabiriwe n'abarenga 3,000 baturutse hirya no hino muri Afrika. Iyi nama yitabiriwe kandi n'abaminisitiri bashinzwe urubyiruko mu bihugu bitandukanye bya Afrika, ba rwiyemezamirimo b'urubyiruko, abanyeshuri muri za kaminuza n'abahagarariye ibyiciro bitandukanye by'urubyiruko. Minisitiri w'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi Dr. Twishima Jeanne Paul Abdallah yavuze ko YouthConekT Africa yatangiye ari igitekerezo cy'u Rwanda, ariko ubu ikaba imaze kugera mu bihugu 33 byose bya Afrika. Minisitiri agira ati twishimiye kwakira umuryango mushya wa YouthConekT Africa, akaba ari ubwami bwa Lesotho mu izina rya gahunda ya YouthConekT, kandi akaba ashimira guverinoma ya Kenya yakiriye inama nk'iyi mu mwaka 2023. Minisitiri Dr. Twishima yavuze ko insanganyamatsiko ya YouthConekT 2024 isobanura ko umugabane wa Afurika ukeneye mu buryo bwihutirwa guhanga imirimo y'urubyiruko no kuruha ubumenyi bukenewe kugira ngo urubashe kuyikora. Aha agira ati insanganyamatsiko y'inama y'uyu mwaka, imirimo y'urubyiruko ishingiye ku guhanga ibishya, igaragaza ubwihutirwe bw'uko Afurika ikeneye guhanga imirimo y'urubyiruko mu buryo burambye. Muri iyi si ihindagurika, ni ingenzi ko twubaka ubushobozi bw'urubyiruko rwacu mu ubumenyi. Urubyiruko rwitabiriye iyi nama rurimo ba rwiyemezamirimo bato, abanyeshuri, abahagarariye imiryango itari iya leta, abayobozi mu nzego zinyuranye n'abandi. Mu mazina akomeye yitabiriye iyi nama twagarukaho harimo Minisitiri w'Intebe w'ubwami bwa Lesotho ariwe Samuel Matekane, umuyobozi wungirije wa UNDP n'umuyobozi wayo muri Afrika Abuna Nziakonwa, tutibagiwe abaminisitiri basaga 20 b'urubyiruko, ibihumbi by'aba rwiyemezamirimo bakiri bato, abahanga udushya, abahanzi n'abanyeshuri baturutse hirya no hino ku mugabane wa Afrika. Iyi nama kandi ikaba yitabiriwe ndetse ikanafungurwa cyangwa se igatangizwa ku mugaragaro na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Mu byo yagarutseho yagize ati twakuriye muri byinshi byaduhaye isomo. Perezida Paul Kagame yagaragaje ko hari bamwe mu rubyiruko n'ababyeyi ba Afurika bagihura n'ibibazo bishingiye kuri politiki n'imiyoborere mibi mu bihugu bitandukanye nk'ibyo yanyuzemo mu myaka ya kera.
akabibona nk'ibidakwiye. Ibi Perezida Kagame yabigarutseho muri Youth Connect nk'uko twari tumaze kubibabwira mu kiganiro yatanze mu itangizwa y'inama nyafurika ya Youth Connect, ubwo yabazwaga ikibazo yabonye umugabane wa Afurika ufite mu buto bwe nuko abona ubu bihagaze. Perezida Kagame yagize ati nkiri muto ubu hashize imyaka myinshi sintekereza ko nari mfite amaso yo kubona icyari ikibazo, nabonaga ikibazo ariko sincyumve. Nabonye ibibazo mbibamo ariko bintwara igihe kugira ngo mbone ko hari ibyari biri kuba bitagombaga kuba ku bantu nanjye ndimo. Ubwo nakuraga nibwo nagiye mbona ko hari icyakorwa kandi ko nta muntu wundi wabigukorera uretse twe ubwacu. Perezida Kagame yavuze ko gukurira mu buhunzi biri mu byatumye benshi mu bo bari kumwe babona ikibazo cyari gihari banakibonamo igisubizo. Yagize ati nkiri muto byatangiye mfite imyaka 4 nibwo umuryango wanjye wagiye mu buhungiro basiga igihugu. Umuryango wanjye icyo gihe wari umeze neza, nta kibazo cyari gihari, ariko twabaye impunzi mu gihugu cy'igituranyi nk'abanyarwanda benshi. Uko twakuze nk'impunzi n'ibibazo byazanaga nabyo hari isomo byazanaga. Twakuze tunyura muri byinshi byaduhaye isomo, twize ibintu byinshi utiga mu ishuri ahubwo wiga mu buzima. Perezida Kagame yakomeje agira ati mfite imyaka 12 nabajije papa wanjye naje kubura mfite imyaka 15 nti ese twakoze iki kuki turi hano mu nkambi. Yambwiye byinshi bisobanura ikibazo birimo politike, abayobozi, iby'ibihe by'ubukoroni n'ubwigenge, ariko ibyo byose ntibyari bikwiye kubaho. Ayo ni amasomo twize, hari kitaragendaga. Ibi ndi kuvuga byabaye mu myaka ya za 60 na n'ubu bikaba bihari. Perezida Kagame yavuze ko nubwo ibyo bibazo babibayemo mu myaka myinshi ishize n'ubu hakiri aho bigaragara ku mugabane wa Afurika. Yagize ati haracyari abantu cyane abato n'ababyeyi babo bakiri guhura n'ibibazo kubera politike n'imiyoborere mibi. Ibyo nabayemo mfite imyaka 4 kuki byaba biri kuba ahandi ku mugabane. Turacyafite impunzi, amakimbirane ashingiye ku moko, abantu barwana aho kwiyubaka no kubaka ibihugu byabo. Ku bato bari hano si ngombwa ko mubinyuramo kugira ngo mube abantu bazima. Mwakiga n'amasomo y'abandi, ibintu byabaye ku bandi namwe mukishyira muri uwo mwanya ukibaza uti mbibayemo nakora iki ngo mbyirinde cyangwa mbinyuremo onemye. Mu mwaka w'2012 nibwo gahunda ya Youth Connect yatangijwe na guverinoma y'u Rwanda ifatanyije n'abafatanyabikorwa abayo barimo UNDP. Yaje ari igisubizo ku iterambere rirambye kandi rigera kuri buri wese mu muryango nyarwanda. Iyi nama iba buri mwaka igahuza abashyiraho za politiki, abacuruzi, abafatanyabikorwa mu iterambere na sosiyete sivile hagamijwe gushaka umuti w'ibibazo byugarije urubyiruko. Iyi mwaka ifite insanganyamatsiko igira iti guha urubyiruko ubumenyi bukenewe ngo ruhange imirimo. Gahunda ya Youth Connect yaje kwaguka ihindurirwa izina yitwa Youth Connect Africa, ubu ikaba imaze gukwira hirya no hino ku mugabane wa Afurika. Ibihugu 33 byose bimaze kuyiha ikaze, aho ubwami bwa Lesotho aribwo buheruka kuyakira. Reka rero tubabwire ko muri iyi nama
hagiye hitabira abantu batandukanye, urubyiruko rutandukanye, abasirikare, bamwe mu rubyiruko rwo muri Tanzania bitabiriye iyi nama n'abandi hirya no hino ndetse n'urubyiruko rw'u Rwanda abayitabiriye. Ni inama rero itabiriwe n'abantu benshi nk'uko twabivuze ndetse twanabigarutseho, akaba ari inama byitezwe ko izatanga igisubizo ku mirimo ku urubyiruko. Nitwa na Kreti Ntirushwa, inkuru tuyisoreje ahangaha, reka tubashimire mukomeza kugenda mubana natwe, twizere ko byanze bikunze inkuru tubagezaho zibanogera kandi zikagira uburyo zigenda zibubaka umunsi ku munsi. Ndabashimiye cyane rero, mukomeze kugira amahoro n'amahirwe. YOUTHCONEKT yatangiye uyu munsi, iraza kumara iminsi 3 nk'uko biteganyijwe, bikaba byitezwe ko igomba kurangira tariki 10 Ugushyingo muri uyu mwaka 2024. Mwirirweho, mugira amahoro n'amahirwe, Imana ibarinde.